Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Ferdinand Makigi, ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye ibyo Kristo yashimye mu itorero ry'Iperugamo, mubwira n'ibyo yabagayeho, abaziza kwijandika mu nyigisho za Balaam no mu myizerere y'Abanikolayiti. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira ubutumwa Kristo yageneye itorero ry'Ituwatira rishushanya itorero ry'i Roma, ari ryo rizwi nka Kiliziya Gatolika ya none. N'ubutumwa Kristo yageneye itorero ry'i Sarudi rishushanya Abaprotestani. Nyemera ariko mbere yuko dutangira tubanze dufata akaruhuko gato cyane, maze ngaruke nyuma ya kano karirimbo dutangira inyigisho y'uyu munsi. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imani hafi cyubahiro. Urakoze kuguma hafi nyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 16 baravuga ngo nuko wihane kuko nutihana nzaza aho uri vuba ngwanya bo mbati kuri nkota yo mu kanwa kanjye. Ngo wihane mu yandi magambo umuti wari ukwihana gusa, ari byo bivuga metanoyesone mu Kigiriki, bikaba bisobanura guhindura imitekerereze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Aya magambo yanditse muri Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 9. Iyo bataza kwihana, umwami Yesu yari yavuze ko azabakubitisha inkota yo mu kanwa ke, ariyo jambo ry'Imana. Mbega ukuntu tujya twibeshya cyane mu gutekereza ko itorero rifite ububasha mu kugena icyiza n'ikibi. Itorero nyakuri rigizwe n'abizera bari muri Yesu Kristo kandi bagize ikibyanditswe byita umubiri wa Kristo. Hagomba kubaho urumuri mu isi, kandi niba dukeneye kuba urumuri muri iyi si y'umwijima, tugomba kwitonda mu buryo tugaragaza Yesu Kristo muri twe, kandi tukamenya ko ijambo ry'Imana ari ryo bubasha bwacu aho kuba itorero. Mu byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 17 baravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Inshuti yanjye, iri jambo ni iryawe nanjye uyu munsi. Ngo unesha bisobanura umukristo nyakuri. Tunesha kubw'amaraso y'umwana w'intama. Ntabwo turi abatsinzi, ahubwo dutsinda gusa kubw'amaraso yamennye, kuko tuzi neza ko intsinzi ari iya Kristo aho kubi yacu. Manu yahishwe bivuga ubumuntu n'urupfu rwa Kristo nk'uko bihishurwa mu ijambo ry'Imana. Tuzi neza ko Yesu ubwe yavuze ko ari we mutsima. Muri Yohana ibice 6 uhereye ku murongo wa 32 ukagera ku wa 35 niho havuga ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Mose atari wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Baramubwira bati Databuja ujye uduha uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati nigiye umutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Uwizera agomba kurya kugira ngo abashe gukura mu buryo bw'umwuka. Nyamara uyu munsi Kristo yarahishwe kandi benshi ntabwo bamuzi. Mbega ukuntu abantu b'iki gihe bakomeje kuvuga Kristo uko atari. Twasomye kandi ngo muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Ibuye ryera mu by'ukuri ni ishusho ikomeye gusobanura, ariko idufasha kumenya uburyo abantu bo muri Aziya nto, abo Yohana yariho yandikira, bagiraga umugenzo wo kwandikira inshuti zabo bifashishije amabuye. Uwakiraga ibuye ryanditseho ubutumwa yabigiraga ibanga. Hano rero Kristo yari havuga ko azaha buri mwizera wese ibuye ryera ryanditseho izina rishya. Ntabwo ntekereza ko iryo zina rishya rizaba ari iryawe cyangwa iryanjye, ahubwo rizaba ari izina rya Kristo.
kandi ntekereza ko izina bizera bazahabwa kuri ayo mabuye yera rizaba ritandukanye, kuko Kristo asobanuye byinshi kuri wowe nanjye. Reka noneho turebere hamwe urwandiko Kristo yoherereje itorero ry'Ituwatira. Itorero ry'Ituwatira rishushanya itorero ry'i Roma, ari ryo Eglise Catholique cyangwa Catholic Church ya kino gihe. Iri torero ryabayeho mu gihe cy'umwijima uhereye mu mwaka wa 590 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo kugeza mu mwaka w'igihumbi nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Iki gihe cyose cyaranzwe n'umwijima. Iyo uvuye i Perugamo utangira kwinjira ahari umwigimbakirwa. Tuwatira n'andi matorero atatu asigaye yari imyigimbabirwa. Tuwatira yari iherereye ahantu heza cyane. Sir William Ramsay yagize icyo abyandikaho muri ubu buryo, aho yagize ati: Tuwatira yari iherereye ku munwa w'ikibaya kirekire cyerekezaga ku majyaruguru giturutse mu majyepfo, maze kigahura n'uruzi rwitwa Hermus na Caicos. Mu majyepfo y'icyo kibaya hariyo isoko y'amazi yatembaga, maze igahura n'ikindi kibaya cyitwa Lycus cyari ku nkombe y'ibumoso bwa Tuwatira. Ibibaya bikikuje inzuzi ebyiri arizo Hermus na Caicos byerekezaga mu burasirazuba no mu burengerazuba bw'ikindi kibaya kinini cyitwaga Anatolia. Imbere ya Anatolia kandi hakaba hari inyanja yitwaga Aegean. Inzira yerekeza Ituwatira yari ikikijwe n'amashyamba, yari inzira yoroshye cyane kunyuramo ariko ikaba ndende. Aho niho Tuwatira yari iherereye. Tuwatira wari umujyi wubatswe ku burinzi bukomeye, nyamara imijyi myinshi yari yubatswe hafi y'inyubako ya kera y'Abagiriki yitwa Acropolis, hageze igihe irasenyuka nubwo yari yubatswe ku burinzi bukomeye. Ariko rero kuri Tuwatira suko byagenze, kuko uyu mujyi wari wubatswe ku musozi hejuru kandi hariyo ingabo zikomeye cyane z'Abaroma zirinze uwo mujyi. Umujyi wa Tuwatira wubatswe n'umugabo witwaga Lysimachus hamwe na Seleucus wa mbere, ari nawe washinze ubwoko bw'Abaseleucide. Aba bari batuye mu kibaya kinini cya Himalaya gitemba mu ruzi rwa Hermus. Nyuma rero tubona ko abanzi bateye umujyi wa Tuwatira, kandi nta mujyi watewe bitunguranye ndetse nabi nk'umujyi wa Tuwatira. Iyo ugeze ahari umujyi wa Tuwatira muri iki gihe ukareba ibisigazwa byaho bigutera agahinda, kuko nta kindi cyasigaye usibye utubuye duto cyane. Umujyi wa Tuwatira wateye imbere cyane bitewe n'inkunga yari yatanzwe n'umwami w'abami cyangwa se impera w'i Roma witwaga Vespasian. Tuwatira nk'umujyi wa kera wakorerwagamo ibikorwa byo kubumba, kudoda ndetse no kuboha. Tuwatira kari agace karimo inganda nto za kera. Binavugwa ko Ituwatira ari naho hatangiye kubaho politiki yo kwibumbira hamwe kw'abakozi. Ludiya wagurishaga imyenda y'imihengeri yaje guhurira na Paulo i Filipi mu rugendo rwe rwa mbere rw'ivugabutumwa. Uyu mugore aba umwe mu bantu ba mbere bakijijwe i Burayi. Ibyo wabisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 16 ku murongo wa 14. Ikigirwamana cyitwa Apollo abanyaburayi bagifataga nk'imana y'izuba, bagisengeraga hitwa Tirimnos muri uwo mujyi wa Tuwatira. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 18 haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'Ituwatira uti: umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke. Iyi shusho yerekana umwana w'Imana mu gihe cy'urubanza. Amaso yameze nk'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa uhishije cyane. Ibi byose bisobanura urubanza. Tubona rero ko Kristo yari hacira urubanza iri torero ry'Ituwatira. Ariko rero Yesu hari icyo yashimye iri torero ry'Ituwatira. Nshuti yanjye, niba utekereza ko itorero ry'i Roma ryari ryo kugaba mu minsi y'umwijima, nakugira inama yo gusoma amateka avuga kuri iryo torero. Umwami Yesu yaravuze ngo, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Aya magambo yanditse mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 19. Hari amagambo 6 Kristo yavuze ashimira iri torero ry'Ituwatira ryo mu gihe cy'umwijima. Kandi koko muri iri torero harimo abizera b'ukuri bakundaga Kristo, bakabyerekana no mu mirimo yabo. Imirimo ni kimwe mu bintu bifatika byerekana ko abantu ari abizera b'ukuri. Yakobo yaravuze ngo, ahari umuntu yazavuga ati: wehoho ufite kwizera, jyewe mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Aya magambo yanditse muri Yakobo ibice 2 ku murongo wa 18. Amagambo Kristo yavuze ashimira iri torero ry'Ituwatira nayakurikira. Icyambere, imirimo. Iki ni kimwe mu byiza biranga abizera b'ukuri. Mu itorero ry'Ituwatira harimo abantu benshi bitwaraga neza kandi bakarangwa n'imirimo myiza yatakaga inyigisho zabo. Icya kabiri, urukundo. Tuwatira ryari itorero rirangwa n'urukundo.
Ibi tubibonera ku bizera babaye muri iryo torero ry'i Roma, ari bo Bernard, Peter Waldo, John Wycliffe, John Huss, Savonarola ndetse na Anselme. Icya gatatu no kwizera. Nubwo hano ijambo kwizera rizi nyuma y'imirimo n'urukundo, ariko kwizera burya niryo pfundo ry'imirimo myiza n'urukundo. Icya kane ni ukugabura, ari byo bisobanura gukora umurimo w'Imana. Icya gatanu ni kwihangana, ari byo kwihangana mu bihe by'umwijima. Icya gatandatu kiboneka muri aya magambo avuga ngo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Muri iri torero ry'i Tuwatira imirimo yariyongeragaho kugabanuka. Ibi byiza rero tumaze kuganiraho birangwa n'uwizera by'ukuri kandi akabihabwa na Mwuka Wera. Ariko rero hariho ikindi kintu kimwe giteye ubwoba Umwami Yesu yanenzeho mu itorero ry'i Tuwatira. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 20 haravuga ngo, nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Yezebeli yazanye ubupagani mu bwami bw'amajyaruguru bwa Isirayeli. Ibi rero bitwereka neza ko no mu itorero ry'i Tuwatira hari umugore wari ufite ubuhamya bubi, akigira umwigishakazi n'umuhanuzikazi, wifataga nka Yezebeli umugore wa Ahabu. Kandi dushingiye ku bihe by'umwijima bishushanywa n'itorero ry'i Tuwatira, imihango ya gipagani yavangwaga n'imirimo ya Gikristo no kuramya Imana. Muri icyo gihe rero imiyoborere ya papa ishyirwa hejuru cyane, kandi papa wariho icyo gihe yitwaga Gregory wa mbere, wabayeho mu mwaka wa 590 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, akaza gukurikirwa na Gregory wa karindwi wamenyekanye ku izina rya Hildebrand. Uyu nawe akaba yarabayeho hagati y'umwaka w'1073 n'umwaka w'1085. Uku kwivanga kw'imihango ya gipagani n'imyizerere ya Gikristo byaje gusimbura ukwizera k'umuntu muri Yesu Kristo. Guhera icyo gihe rero abantu batangira gusenga Mariya bakamufatanya n'umwana w'Imana, kandi abantu benshi bayoboka iri dini. Ubwo nibwo na purigatori yatangiye kwemerwa n'abantu cyane, aho benshi bahamyaga ko ariho abapfuye bimurirwa. Inyandiko zitwa Donation of Constantine and Decretals za Isidore zahise zitangira kuzenguruka mu bwami bwa Roma bwose, mu rwego rwo gushyigikira no kwamamaza ishyirwaho ry'ubuyobozi bwa papa. Nk'uko Yezebeli yishe Naboti agatoteza abahanuzi b'Imana, uko na ku itorero ry'i Roma ryashyizeho amahame akomeye muri icyo gihe cy'umwijima. Twasomye kandi ngo akaziyobya, bisobanura kubeshya abantu, ubakura mu kuri nyako bamenye. Tubona ko Yezebeli atandukanye cyane na Ludiya wabaga i Tuwatira. Nitugera mu Byahishuwe ibice 17 tuzabona ko Yezebeli ari we watangije idini ry'abahakanyi. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 21 haravuga ngo, icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Uburyo batubwira hano ni igihe Mwami Yesu Kristo yihanganiye iby'iri dini ry'ubuyobe igihe kirekire, ariko nta kigeze gihinduka, ahubwo Roma n'idini ryaho byakomeje kwishyira hejuru. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 22 haravuga ngo, dore nzamugusha ku buriri, mutezana amakuba menshi n'abasambane be, nibatihana imirimo yabo mibi. Amakuba menshi, ibi dushobora kubihuza n'igihe Roma yategekaga munsi y'ikimeze nka communism, cyangwa se aya makuba menshi batubwira hano akaba yerekana ibihiri idini ry'ibinyoma rizinjiramo. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 23 haravuga ngo, kandi n'abana be nzabicisha urupfu, amatorero yose amenye yuko ari urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Aba n'abana bakuze muri iki gihe cy'umwijima bariho batubwira ngo, kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Ibi bisobanura urupfu rwa kabiri. Ngo amatorero yose, ibi bisobanura amatorero yo mu bihe byose. Ubwenge n'imitima, ibi bivuga ibintu byose birebana n'imitekerereze, birimo ibitekerezo, amarangamutima n'imigambi. Igihe Kristo azarondora ubwenge n'imitima, bisobanura ko azarondora ibiri mu bugingo bwacu byose. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 24 haravuga ngo, ariko mwebwe mwese abasigaye b'i Tuwatira badakurikiza izo nyigisho, kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu. Itorero ry'i Tuwatira nta mateka menshi rifite, kuko uyu mujyi wa Tuwatira ukimara gufatwa n'umwanzi, n'itorero ryaho naryo ryahise rijya hasi. Twasomye ngo ubwiru bwa Satani bishobora kuba bisobanura idini ryitwa ofitesi ry'abantu basenga inzoka,
aho muri iri dini bapfobije cyane inyigisho za Pawulo. Kandi iri dini rya Ofitesi rizwiho kuba ryarikiraga hejuru y'ayandi. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 25 haravuga ngo, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Mu by'ukuri aya magambo yerekana ko Kristo yatangiye kubwira itorero rye ngo ndi hafi kuza kubajyana, ariko kubera ibyo muri gucamo murasabwa kubanza gushikama muri jye. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 26 naho haravuga ngo, unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Imirimo ya Kristo itandukanye n'imirimo ya Yezebeli. Imirimo ya Kristo iherekezwa n'umwuka wera, kuko tunesha kubwo kwizera, ntabwo tunesha kubw'imbaraga zacu. Ngo nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Ibi nabyo Pawulo yasobanuye ubwo yandikiraga abizera mu itorero ry'i Korinto, ababwira ngo ntimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 6 ku murongo wa 2. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 27 yaravuga ngo, azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya zibumba, ayamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na data. Uyu murongo uvuga ku ngoma y'imyaka 1000 ya Kristo, aho abizera bazasangira byose. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 28 haravuga ngo, kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Kristo niyo nyenyeri yo mu ruturuturu. Ibyo wabisoma mu Byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 16. Ibyiringiro by'itorero bishingiye mu kuza kwa Kristo aje kurijyana. Muri Tito ibice 2 ku murongo wa 13 niho havuga ngo, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 29 haravuga ngo, ufite ugutwi niyumva icyo umwuka abwira amatorero. Abana ba Yezebeli ntabwo bazumva, ariko abana b'umwami Yesu bazumva, kuko umwuka wera azafungura amatwi yabo akumva. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Sambirana, sambirana, usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yacu icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Inyigisho y'uyu munsi itwinjije mu gice cya 3 mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Turatangira rero turebera hamwe urundi rwandiko Kristo yohereje itorero ry'i Sarudi. Mu mateka y'itorero, Sarudi ishushanya itorero ry'abaprotestant, ari ryo Eglise Protestante cyangwa se Protestant Church. Amateka y'iri torero akaba yaratangiye hagana mu mwaka w'1517 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Iri torero ryatangiye igihe Martin Luther yamanikaga inzandiko ze 5 ku rugi rwa chapelle y'i Wittenberg mu Budage. Iki cyabaye igihe cy'impinduramatwara kw'iyobokamana ibizwi nka Reformation. Kandi muri iki gihe nibwo abamisiyoneri benshi batangiye kuvuga ubutumwa hirya no hino mu isi. Sarudi wari umujyi w'ubwami bukomeye bwitwaga Lydia, kandi ukaba umwe mu mijyi ya kera kandi y'ingenzi muri Aziya nto. Sarudi nayo yari umwigimbakirwa kandi yubatse hejuru y'ikibaya cya Hermus. Ku mpande zose z'umujyi wa Sarudi hari ibihome binini cyane. Ahari inzira honyine hari mu majyepfo y'uyu mujyi, nubwo nayo bitari byoroshye kuyinyuramo. Uko iterambere n'ubucuruzi byagukaga muri uyu mujyi wa Sarudi, ni nako nawo warushagaho gukomera. Ibi bituma uyu mujyi w'i Sarudi utera imbere cyane. Sarudi yaneteshwaga n'uruzi rwa Pactolus. Nanone kandi Sarudi izwiho kuba ariho hari inganda zikomeye zikora amatapi. Wari igikomangoma cya nyuma muri Sarudi yaje gufatwa bunyago n'umwami Kuro. Uyu wari igikomangoma nanone yari umwe mu bantu bakize cyane mu isi. Bivugwa kandi ko icyo yakoragaho cyose ngo cyahindukaga zahabu. Sarudi yategetswe na Alexander Antiochus mukuru, hanyuma haza gutegekwa n'Abaroma. Sarudi yaje gusenywa n'umutingito ku ngoma y'umwami witwaga Tiberius.
uyu munsi ushobora kubona ibisigazwa by'urusengero rw'Imanakazi yitwaga Sibel, ndetse haracyari n'ibisigazwa by'urusengero rwa Apollo, kuko izi zombi nizo nsengero ebyiri zonyine ushobora kubona zaranze amateka ya kera. Sibel ni nayo Imanakazi yitwaga Dayana muri Efeso, ariko i Sarudi Dayana yaje guhinduka imana y'isanzure, aho abantu bemeraga Dayana nk'imana y'ukwezi, naho Apollo akaba imana y'izuba. Urumva ko Apollo na Dayana byari nka gishiki na gisaza. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko uku gusenga ikigirwamana Dayana byari ibintu bibi cyane muri Efeso. Uyu munsi Sarudi ni hamwe mu hantu nyaburanga hakurura ba mukerarugendo. Uhageze wese anezezwa no kwibuka ko n'intumwa Pawulo yahagenze n'amaguru ubwo yari mu ivugabutumwa. Mu Byahishuwe ibice 3 ku murongo wa mbere aravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Ngo ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, uyu ni Kristo yariho yivuga ku itorero ry'i Sarudi, kuko ari we ufite imyuka 7 y'Imana, ari byo bisobanura ko ari we wohereje umwuka wera mu isi. Nkuko twamaze kubibona rero, Sarudi ishushanya itorero ry'abaprotestani. Nshuti yanjye, itorero rya none rikeneye umwuka w'Imana ngo arikoreremo. Dutekereza ko dukeneye ubumenyi bwo gukoramo gahunda z'itorero, kandi dutekereza ko ubwo bumenyi ari bwo bushobora gufasha abizera bamwe gukemura ibibazo bafite. Ariko icyo dukeneye cyonyine ni ukugera kuri Yesu Kristo, tubifashijwemo n'umwuka wera ushobora kumuduhishurira. Iki ni cy'abaprotestani bakeneye uyu munsi. Nubwo iki gihe cya Yohana cyiswe icy'umwijima, ntibyabujije ko umwuka wera akomeza gukora umurimo we. Umwuka wera yakomeje gukorera mu bantu batandukanye nka Martin Luther, John Calvin, John Knox hamwe n'abandi benshi. Twasomye ngo, nzi imirimo yawe. Iri ni ijambo ryo gushima. Wibuke ko igihe cy'impinduramatwara cyangwa reformation cyatsindagiraga cyane ko umuntu akizwa kubwo kwizera, hanyuma uko kwizera kugasunikira umuntu gukora imirimo myiza. Twasomye kandi ngo, ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Uyu munsi amatorero menshi y'abaprotestana ariho atariho, asigaye ku izina nyamara yamaze gupfa, ntagikora neza nka mbere. N'ikimenyimenyi uzabona ko amenshi muri ayo matorero abakristo bayo biyizira gusenga ku cyumweru gusa, ariko mu materaniro yo mu mibyizi ugasanga ari bake cyane. Twasomye ngo, ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Nshuti yanjye, urumva ko Kristo yagaye cyane itorero ry'abaprotestani muri iki gihe. Tugomba kumenya ko ukuri kose kutagaragajwe mu gihe cy'impinduramatwara cyangwa se reformation. Urugero natanga ni nk'ukuntu inyigisho y'urubanza rwa nyuma n'iy'ubuhanuzi ziri kugenda zamamara cyane muri iki gihe. Mu Byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 2 aravuga ngo, jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Iri ni ijambo rya kabiri Kristo yavuze ari ku itorero ry'i Sarudi, kandi ni ijambo ry'umuburo. Nkuko nari nabivuze, Sarudi yari iherereye ku musozi, ikaba yari ifite irembo rimwe riri mu majyepfo yaho. Aho niho honyine umuntu yashoboraga kwinjirira kugira ngo agere muri uyu mujyi wa kera. Nuko rero abaturage b'i Sarudi bagombaga guhora bari maso kugira ngo barinde iryo rembo ry'amajyepfo, ngo hato umwanzi atabaca muri humye, kuko ubwa mbere umwanzi yigeze kubatera inshuro 2 zose anyuze muri iryo rembo. Ubundi bitewe nuko Sarudi wari umujyi uzengurutswe n'ibitare birebire impande zose, usibye mu majyepfo, abaturage b'i Sarudi bumvaga batekanye, bakumva nta n'impamvu yo kurinda umujyi wabo. Nuko igihe kimwe umuzamu warindaga irembo ryo mu majyepfo yigira kuryama. Hari mu mwaka wa 549 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, nibwo ingabo za Kuro arizo z'Abamidiyani zabateye. Nanone kandi mu mwaka wa 218 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, Antiyokusi mukuru yafashe umujyi w'i Sarudi, uko abarinzi bo ku marembo y'umujyi w'i Sarudi bari barangaye. Icyo umwami yavuze kuri iri torero ni iki ngo, jya uba maso bitewe n'ibi bitero bibiri bagabweho. Ab'i Sarudi babonye ko ari ngombwa kuba maso. Umwami Yesu rero n'uyu munsi ari harabwira itorero rye ngo, ba maso wisinzira. Amatorero y'abaprotestani amwe namwe yamaze gucika intege, benshi ntibagikomeje gutegereza kuza kwa Yesu Kristo, kandi bibwira ko ibyahishuwe byose bigomba kubanza gusohora mbere y'uko aza. Nyamara nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko igihe gisigaye ari gito cyane kugira ngo Kristo aze gutwara itorero rye. Wenda yaza mu kanya kari imbere cyangwa ejo, ariko ndagusabye ntugende uvuga ngo parfait nambutsa yavuze ko Yesu azaza ejo, kuko nanjye simbizi. Birashoboka ndetse ko yaza no mu myaka 100 iri imbere. Igikuru twe tugomba kuzirikana no gutegereza
nuko azaza. Abaturage b'i Sarudi ntabwo bamenye igihe umwanzi yaziye, kandi natwe ntituzi igihe Kristo azazira, ndetse nta n'ubundi buryo twabimenyamo. Itorero rero rirasabwa kuba maso cyane, kuko igihe icyo ari cyo cyose Kristo ashobora kurijyana. Nta tariki tuzi, nta n'ibihe tuzi bivuga ku kuza kwa Kristo, kandi impamvu tutabimenyeshejwe ni ukugira ngo n'ubundi itorero rikomeze kwitegura kuza k'Umukiza, dutegereje ibyiringiro by'umugisha nk'uko byanditswe muri Tito ibice 2:13. Inshuti yanjye, umwami Yesu yari arabwira abizera kuba maso. Uko ni nako yabwiraga itorero ry'i Sarudi rigereranywa n'iry'Abaprotestani. Twasomye kandi ngo uko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanyu. Itorero ry'Abaprotestani bashoboye kurinda ubusugire bw'ijambo ry'Imana, barinda kwizera kwabo, ariko kandi hari ibindi batabashije gukora, birimo no kutaba maso ngo bategereze Kristo. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gusoza ng'incamake y'ibyo twaganiriye, twabonye ko itorero ry'Ituwatira rishushanya itorero ry'i Roma ari ryo rizwi nka Katolike ya none. Iri torero Kristo yararishimye, ariko arigaya kuko hari imihango ya gipagani yivanze no kwizera kwabo. Itorero ry'i Sarudi naryo twabonye ko rishushanya Abaprotestani. Iri torero ryo Kristo arigayira kuba batagishoboye gutegereza kugaruka kwe mu isi. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana, uduhe kumenya ukuri kw'ijambo ryawe no gutegereza igihe cyo kuza kwawe mu gihe tukiri muri uyu mubiri. Shoboza uyu mugabo, umugore, umusore n'umukobwa banteze amatwi kukwakira mu bugingo bwabo no kukunambaho, kuko ari nta handi hari uburuhukiro n'agakiza atari muri Kristo Yesu. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira ibyo Kristo yashimye n'ibyo yagaye itorero ry'i Sarudi. Nzakubwira kandi ubutumwa Kristo yageneye itorero ry'i Filadelfiya, ari naryo rishushanya amatorero y'ububyutse. Mu gusoza, umwami arakubwira ngo dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.